amadini ndetse n'amatorero, ibanga rya benshi mu gusana imitima yabo iba yuzuye ibigomba batewe n'ubuzima banyuramo umunsi ku wundi. Uko mbivuze niko bimeze kuri bamwe, ku bandi ni ibanga ryiza rya business yunguka kandi idasora. Urwunguko rwayo rukazamuka kurusha ibihumyo byera hafi y'igishanga. Muri iyi minsi hadutse abita abakozi b'Imana kumenya ko ari bo cyangwa atari bo, ni impaka za ngo turwane, kuko nubwo ibimenyetso byaba bigaragaza ukuri, igitambaro cyitwa amarangamutima gipfukirana uko kuri, ubuzima bugakomeza. Niba udafite byinshi bikuhugije mu mutwe, wamaze kubyumva ko tugiye kuganira kwiyobokamana, ariko kuko nari umuhanga mu by'uru rugendo rugana Siyoni, reka tuganire kuri umwe mu batumwe kuyobora ubwoko bw'Imana, akaba umushumba abandi bakaba intama. Uwamutumye, uko yamutumye n'igihe byabereye ni ikiganiro twazakoraho utaha, ariko tubifitiye amakuru ahagije. Gusa iyo dufite nayo ntitwayasubizayo gutyo gusa tutayasangiye. Ubundi amazina ye ni Rugagi Innocent, akaba Bishop Rugagi kubemera bakanizera ubuhanuzi n'inyigisho ze, cyangwa se undi wese bahitamo kumwita gutyo kuko yumvise n'abandi ariko bamwita, akaba adafite umwanya wo gusesengura aho iryo zina ryavuye, uko yaryiswe n'uburemere bwaryo. Uyu mugabo amenyekanye cyane nka Bishop Rugagi. Inyigisho ze, ubuhanuzi bwe n'ibitangaza bye uzabisanga henshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko se kuki atavugwaho rumwe? Kuki hari abatemera ubuhanuzi bwe kandi hakaba n'ababwemera? Mu minsi mike ishize yumvikanye kuri byinshi mu bitangazamakuru bikorera ku muyoboro wa YouTube, asubiza umunyamakuru Scovia Mutesi warenze yivuye inyuma amagambo y'umugabo yakoresheje ari mu byatije umurindi abataramwemeraga gukomeza kutamwemera, noneho bafite n'ibimenyetso birenze bike bari bafite imbere. Ese uretse kuba ari umukozi w'Imana, nubwo hari benshi batabyemera, akaba na Bishop, mu gihe abatari bake barwanya ititre ye, ubundi Bishop Rugagi ni muntu ki? Ese abo yita ko bamurwanya bo bamuziza iki? Warakoze guhitamo Aimé Confiance, Imana iguha umugisha. Ariko niba utarakora subscribe, bikore none tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Aimé Confiance niwe wumva, ni nawe uguhaye ikaze. Uyu ni Bishop Rugagi Innocent, umugabo washinze akaba n'umuyobozi w'itorero abacunguwe Redeemed Gospel Church ku isi yose, umuvugabutumwa wamamaye hano mu Rwanda binyuze mu nyigisho zitandukanye, ubuhanuzi ndetse no gukora ibitangaza. Ni umuvugabutumwa wa mbere utavugwaho rumwe kubera impamvu zitandukanye. Urugero nuru: unyereye ituro manguyobeje. If you give me an offering, have I deceived? This one has brought it to me. Arayo musabe. Have I asked him for it? Maze baite dore na cameraman aramwe. Even the cameraman aramwira. Ubu inkuru igezweho mu Rwanda ni ukutumvikana hagati ya Bishop Rugagi ndetse n'umunyamakuru Scovia Mutesi, aho uyu muvugabutumwa bitekerezwa ko yaba ari umutekamutwe, akabikora binyuze mu nyigisho atanga ndetse n'ubuhanuzi avuga ko Imana yamuhaye, nyamara abandi bakabibonamo ubutekamutwe akorera abamukurikira n'abamugana ngo basengere. Imyaka irarenga 5 uyu mugabo avuye mu gihugu cya Canada, aho yari yaragiye bivuga ko atorotse. Bishop Rugagi ni umugabo umaze guhindura isura ye mu maso ya benshi, guhindura indi mavuga no kudasora kw'ibyahanura, bikora inkuru nyinshi zishimangira ubusambo bwe mu gusaranganya amafaranga y'abakristo mu mifuko ye itandukanye, akanyunyuza imitsi y'abatwara na duke bari batunze, ababeshya ngo arabasabira imigisha ku Mana, ariko condition ikaba yuko bagomba kubanza gutanga amaturo, agakomeza kubyibushya imifuka ye abizeza imigisha, maze nabo si ukwikora bagatanga n'uduke bari basigaranye ngo babone iyo migisha, nyamara amaso agera mu kirere bategereje imigisha ya Rugagi, nako imigisha y'Imana yasabwe na Rugagi. Gusa nanone nubwo ibyo bivugwa, ku rundi ruhande abayoboke be bavuga ko uyu mushumba wabo ari umukozi w'Imana koko usizwe amavuta kandi watumwe n'Imana. Abavuga ibi ni bamwe mu bo yakoreye ibitangaza bigakunda, bigahita birema igihango gikomeye hagati ye n'aba bagore n'abakobwa, dore ko ari nabo benshi. Saba gusa kandi dore ko ari n'abavuga bashize amanga ko ubuhanuzi bwa Rugagi bukora. Icyo babishingiraho ngo nuko hari ibyo yabahanuriye kandi bikaba byarasohoye. Nyuma yo kumenya amakuru avugwaho n'abantu batandukanye, ubu yita ko atari meza,
amakuru ajyanye n'ubwambuzi bushukana ndetse no gutuburira bamwe mu bamugana abizeza umugisha. Uyu mushumba nk'uko abayoboke be bamwita yifatiye ku gahanga umunyamakuru wari wamukozeho inkuru amuha ikinyarwanda umugani w'aba bahungu ati hari akanyamakuru kavuze ko mbaka amafaranga ati n'uyu munsi kandi mugiye kuyampa, maze nabo si ukumurondera amadolari bivayo. Umugabo yavuze ngo arashaka Range Rover ngo reka abibe ituro, abandi bose babibiraho ituro, akanyamakuru karagenda karandika ngo natsa amafaranga abantu ngo bagende muri Range Rover. Ibi byo tuzabyita ikimwuga hekamwe. Rugagi yizeza bamwe mu bamugana imigisha, nyamara passcode yo kubona iyo migisha bikaba ituro riremereye ugomba kubanza gutanga mu mboni zidafite uburwayi. Ubu ni uburyo bwiza bwo kugurisha umugisha, igiciro kikaba kitazwi ariko gishobora kugenwa n'uwo bita umushumba bitewe n'ibibazo bya mikoro afite uwo munsi cyangwa se bitewe n'igikorwa runaka yifuza gukora. Nyamara siko abyita kuko we abyita ituro, ariko igiseke gisanzwe kimenyerewe nk'ikijyamo amaturo ni imifuko y'ipantaro ye. Ese koko iri riba rikiri ituro cyangwa ituro si irijya mu giseke gusa? Look at this. Oh my God. That one goes there. Yo. Gusa usibye ko nanone igiseke gishobora guhinduka izina igiseke risanzwe rikoreshwa mu gihe bari gutura, iryo zina rishobora no guhabwa umufuka w'ipantaro cyangwa se ikofi. Ikibazo ntikibe aho amaturo ajya, ahubwo ikibazo kikaba izina ryaho ajya. Byose byaba byitwa igiseke. Aho Rugagi abera umuntu utangaje nuko hari ubwo agusengera yarangiza akakubwira igihe ibyo ushaka uzabibonera. Urugero ati wowe tariki 23 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka uzasama inda y'umuhungu, cyangwa se ati bitarenze amezi 3 wowe uzabona akazi kandi keza. Umunsi umwe uyu mugabo yigeze kwaka amaturo abayoboke be abizeza ko bazabona Range Rover, amavewiti ndetse n'ama etage, byose abibizeza mu gihe kitarenze amezi 3 gusa. Every person was a Range Rover in 3 months. Bring them an offering. Sana ituro. And man went to a blessing and Range Rover. And then I bless you with the blessing of a Range Rover. Uzame usituro. Just bring an offering. Usuriza. Let that spirit come into you. Iyi myigishirize imeze gutya byo kwaka abantu amafaranga mu buryo busa no kubahuma amaso byagiye binengwa na benshi, bakavuga ko biri mu bujura n'ubutekamutwe bwinshi kuruta uko byaba birimo agakiza n'umwuka w'Imana. Ibi ntibyarangiriye mu biganiro bito mu matsinda gusa, ahubwo umukuru w'igihugu nawe yagize icyo abivugaho. Turacyaganira kuri Bishop Rugagi, umugabo wihandagaje akavuga ko kumuhamagara we ubwe ari nko kwitera urukingo rwa COVID-19, kuko ngo ubwo iyo umuhamagaye uhita ukira COVID-19. Ndavuga kumuhamagara gusa nka kumuhamagara inshuti yawe kuri telefone uti alo bite umunsi wagenze neza, ibyo gusa ukaba wakize COVID-19. Biratangaje. C'est lui qui m'a utilisé en guérissant la diabète. C'est le... Et toi, si jamais tu es atteint, ce numéro qui est sur ton écran. Rugagi yiyita umuhanuzi, akadavuga ko akora ibitangaza birimo gukiza abamugaye, birimo gukiza indwara zikomeye nka kanseri, sida, agatanga urubyaro ku barubuze ndetse n'ibindi. Gusa n'ubwo hari abemera ibikorwa bye, hari n'abandi badasiba kuvuga ko yabakoresha imbaraga z'imyuka mibi. Bati imbaraga akoresha yazihashye muri Nigeria, abandi bati azikura mu mpeta zitasi intoki ze. Gusa w'ibyo arabihakana, akavuga ko abantu badakwiye gutinda aho imbaraga ze azikomora, ahubwo bakwiye gutinda ku bitangaza akora. Ubuhanuzi bwa Rugagi n'indi nkuru twaganiraho, impungenge zikaba amasaha menshi bishobora gufata. Gusa bike kuri iyo ngingo nuko bamwe mu bahanurira bivuga ko amasaha yera mu kirere ubuhanuzi nibusohore. Kuri iyi ngingo ntiturujye kure mu ngero, ahubwo turafata zimwe mu zo ndeba imbere yanjye. Mu mwaka w'2018 Rugagi yahanuriye umwe mu bakobwa barimo bahatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, umunyana Shanita, avuga ko yari uzatwara ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Aha byarangiye bidasohoye kuko Shanita atatwaye ikamba, ahubwo yabaye igisonga. Aha Rugagi yahawe inkwenene. Bati ubuhanuzi bwawe nibaringa. Uyu munsi Rugagi yacyuye umunyu. Mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2018
Rugagi yatawe muri yombi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yari igamije gutambamira gahunda yo kugenzura insengero zitujuje ibyangombwa. Icyo gihe hariho gahunda yo gufunga insengero zose zikora zitujuje ibyangombwa. Icyo gihe iminsi 10 imbere y'ubutabera yari ihagije, maze Rugagi ararekurwa. Nyuma y'iki gihe urusengero rwa Rugagi rwaje gushyirwaho ingufuri, ubundi atangira gahunda yo gukoresha sale muri Serena Hotel. Nyamara bidateye kabiri, abakristo be bamusanga muri Serena Hotel, yaje kubabwira ko batura amafaranga make atabasha gukodesha iyo sale, bityo rero ko nta gihindutse azabasiga kigira mu mahanga. Ibyo niko byagenze, kuko muri uwo mwaka wa 2018 Rugagi yahise afata indege imujyana muri Canada, aho yavugaga ko yagiye gukomereza umurimo w'Imana. Bivugwa ko ngo yashinze itorero agasiga animitse abashumba. Tariki 18 Nyakanga umwaka wa 2023 Rugagi yongeye kugaruka mu Rwanda. Imyaka 5 yose yarayimaze muri Canada. Nibyo twagarutse kuri byinshi mu buzima bw'uyu mugabo, ariko nanone ntiturabona igisubizo cy'iki kibazo. Bishop Rugagi Innocent ni muntu ki? Kuki uyu mukozi w'Imana ubuvuga butumwa bwe bwakunze gusanishwa n'ubutekamutwe bugamije gukiza abakristo n'utwo bari bafite bizezwe imigisha n'ibitangaza? None nyuma y'ubushumba, ubundi Rugagi ni muntu ki? Abayeho ate? Ese umuryango we bite? Ese Rugagi yarize? Byose ni muri iki cyegeranyo. Uteze amatwi, reba niba vurima ariyo, nusanga idahagije uyongere, kuko buri ngo dutangiye. Uretse ibitangaza nakubwiye haruguru byitiriwe uyu mugabo, yigeze gukora kandi gashya atangaza benshi ubwo uyu mugabo yagurishaga udutabo mu rusengero. Utu dutabo tukaba udutabo twatangaga akazi, kurongorwa, gukira kanseri ndetse na diabete, akatugurisha mu rusengero. Uyu ni umwe mu bagabo bateye intambwe igana imbere mu bijyanye n'imyigire, dore ko uyu munsi afite impamyabumenyi ya doctora mu bijyanye n'umuryango. Uyu ni umugabo arubatse, afite umugore ndetse n'abana. Ngibyo iby'ingenzi wamenya kuri Rugagi Innocent, benshi bazi nka Bishop Rugagi. Ibyo kumuganiraho ni byinshi, ariko nyemera duhinira aha, tuzasubira ubutaha. Mbere y'uko dutandukana, reba niba warakoze subscribe, niba warayikoze Imana iguhe umugisha, ariko niba utarayikora, this is your time. Aime confiance niwe wumvaga, ni nawe ukubwiye uti bella ciao.